mwaramutse aho bukeye mwiriwe abari nimugoroba. Aha ni kuri ya channel ya Kivu News, aho dukora isesengura ku byo ibibera hariya muri Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, muri Kongo muri rusange. Uyu munsi twagira ngo tuganire, muribuka ko twaganiriye tuvuga ngo ese hitezwe iki ku miyoborere y'akarere kigaruwe na M23 AFC twirwaneho. Ikiganiro cya kabiri twaganiriye tuvuga ko ibyo bakubwira sibyo ukwiriye kumva. Ubwo twarimo tuvuga kuri manipulation. Icya gatatu twavuze amayeri y'ubutegetsi bwa RDC. Amayeri navugaga ni manipulation, ni uburyo abategetsi bakoresha kugira ngo babashe kugera ku nyungu zabo rusange. Twavuze iyo tuvuze inyungu rusange ni inyungu national, ni inyungu z'abaturage muri rusange. Ariko iyo tuvuze inyungu z'umuntu ku giti cye, ni uburyo bakora kugira ngo bagere ku butegetsi cyangwa se abugumeho. Uno munsi twagira ngo tuganire nako ari ikindi kiganiro tuza kubona mu kanya kivuga kireba tese kugeza kuri ubu aho M23 iri cyangwa se AFC M23 ahihagaze, bihagaze biti, niki abaturage bayitezeho, icyizere abaturage bafitiye AFC M23 mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'imibereho myiza, mu rwego rwo kurwanya ruswa, mu rwego rwo kuba mu butegetsi butavangura, mu rwego rwo gutuma abaturage bagira icyo bakora ku buyobozi. Ibyo nibyo tumaze kuganiraho, ariko dutekereza ko ibyo byose ayo mayeri politiki ikoresha hari abandi ikoresha. Mu gihe cyose tuzajya tuganira, buri mu igihe cyose ujya ugenda wibaza ngo ese les causes ni yihe? Izo cause profonde tuvuga ziba zirimo amakoze lointaine, abarimo amakoze intermédiaire, haba n'amakoze immédiate. Izo ngizo za nyirabayazana za buri munsi dusanga ari imiyoborere mibi yaranze Kongo, ituma abantu igihe cyose bahora mu mundyana, cya kindi abafaransa bita l'instabilité. Uno munsi twahisemo kuganira, turavuga ngo hari igihe abanyapolitike bagukoresha ukaba acteur et victime. Iyo acteur et victime bishaka kuvuga ko mu gihe acteur tubaze turebe ninde, ni umuntu wese wa undi uvuga rikijyana. Ashobora kuba ari umudepite, ashobora kuba ari ministre, ashobora kuba president, ashobora kuba ari mouvement citoyen, ashobora kuba acteur de la société civile, ashobora kuba ari umuntu wa groupe armé. Abo ni abantu bose ba acteur politique ikoresha. Noneho twagira ngo turebe ese uwo muntu, uwo acteur ukoreshwa muri kiriya gihe, ese aba victime ryari. On va essayer de voir réellement quand est-ce qu'une personne peut devenir acteur et victime à la fois. Acteur, c'est-à-dire la personne qui prend part appui de la politique, qui peut être un député, un ministre, un citoyen de la société civile, le syndicat, les groupes armés, toute personne influente dans le milieu qui peut dire quelque chose et il le communique. Et nous ne pouvons pas oublier le média, télévision, radio et aussi les social media. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui, voir comment un acteur politique il peut devenir un victime. Le victime, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ça lui deviendra maintenant des conséquences sans toutefois les connaître. Murakoze cyane. Bagiye bavuga ati twebwe Kinyarwanda, Ikinyamurenge, Ikinyamasisi, Ikigogwe ntabwo tucyumva neza, ariko iyo twumvise icyo muganiraho tugenda twumva duke. This analysis will be go in
where we will see how the politician, how the actors can become victims. In this side, we know that those actors are those politicians, those actors who are active. They can be in the wrong way. He will be in the consequences. Turebe ngo se umuntu aba acteur ryari. Uba acteur mu gihe wumva ufite ishyaka ryo gukora ikintu cya kintu uzi mwese kugeza kuri ubu ngubu izi nyungu ngiye gushaka ni inyungu rusange. Ushobora kubitekereza utyo, ariko wa wundi wagushoye muri cya gikorwa afite izindi nzira ashaka, azi icyo arimo akora. Wa wundi wagushize kuri tere, ariko we azi ize nyungu ari bukuremo. Turebe noneho muri Kivu zombi cyane cyane, kasubire nyuma gatoya nituzajya dukora analysis muri wowe ujye wishiramo uvuye ngo se quelle est la cause profonde. Iyo tuvuga ni ivangura ry'amoko rikoreshwa n'abanyapolitiki, ni ivangura ry'amoko rikoreshwa ku nyungu z'abayobozi. Bakoreshwa kubera iki? Bakoresheje uburyo bw'amadiscours de la haine, imvugo z'urwango, bakoresheje amaradiyo, bakoresheje amasocial media yose, bagira ubwoko batuka cyangwa se bambura agaciro bashingiye ku kwasa, bashingiye ku karere. Twavuze le conflit Kasai Katange zamaze zishe imbaga z'abantu zikabasenyera. Turavuga abatutsi mu myaka ya kera, ejo nabahaye umuhamya ukuntu nabaye victime, kama gafunga umwaka wose nafungwa mwenye n'abanyagasai barapfuye. Aho ngabo ntibara abatutsi bahigwaga, ahubwo bari abanyagasai bitiranywaga bagendeye ku isura. Iyo representation sociale négative igiraho ingaruka, ariko icyo twashaka kureba ese iyo bino biba izo ngaruka zibaheye, ni ukureba ngo ese le cause profonde ni iyihe, cause lointaine, cause intermédiaire na cause immédiate. Ukareba ngo ese ibi bavuze ni izihe nyungu, quels sont les enjeux suivis par ces politiciens. Ikindi ukareba ngo ese qui sont les acteurs, abo ba acteurs ni bande, abo bona nibo cyangwa inyuma hari abandi. Muribuka muri discours cyangwa se mu meeting aho umunyatanzania yavuze ngo bazakubita ku nguru bapfuate undi muntu mbadaye. Shaka kuvuga ko iwe yatekerezaga kuko uyaribona siwe, ahubwo inyuma hari uwundi, uwo ni warya gushaka. Umunyapolitike nawe akora atyo avuga ati ibi ngibi birimo bikorwa, ese iyi nyungu ibi turimo tubwirwa uyu bitubwiye, ese niwe ubishinzwe cyangwa inyuma hari uwamutumye. Ikindi tukaza kureba ese ni izihe ngaruka ziva muri icyo gikorwa cyabaye. Uno munsi twavuze ko tugiye kureba igihe umuntu akora igikorwa akaba acteur hanyuma akaba victime, biba ryari. Instabilité iri muri Kivu zombi zishingiye ku moko, zivuga ko abatutsi ari bo banyira bayazana, babaye diabolize, nabo bakumva ko bagomba kuba kurwana ngo babeho. Kuko groupe iri muri Sud Kivu yo yise twirwaneho, kugira ngo babeho, barwane ku bana, barwane ku matungo, barwane ku buzima bwabo bwo kubaho. Icyo gihe les groupes armés zo ziba zibikora. Tuvuge bamwe baravuga umuzi ko muri conflit ya politique y'amacakubiri hariho bagira ngo les autochtones et les allochtones, abo bantu baharurwa nkaho atari bene gihugu, bamobilize abanyapolitike, bamobiliza abantu benshi bashoboka, bavuga ati bari abantu bagomba gukurwa hariya. Ese barabakurwaho bate? Icya mbere ni uko babambura agaciro. Bantu bamuwe agaciro barabica, bakabatwikira, bakabanyaga, bakabangaza. Urebye imibare y'abantu bavanguwe bazira uko basa, wasanga muri Grand Lac ari benshi, mu Burundi bariyo benshi, mu Rwanda ni benshi, mu Bugande ni benshi, muri Kenya ni benshi. Abo bose ndetse n'abagindi bagiye bangara bagiye mu mahanga, abo ngabo ni abantu babaye victime.
abo babaye victime biterwa n'iki? Wa wundi wari acteur uno munsi uwabikoze kugeza kuri ubu ngubu ni igisirikare cya Kongo gifatanije n'abo bise abazalendo. Ese kugeza kuri ubu abo bahurira ku rugamba ni bande? Abo bahurira ku rugamba ni babandi bamumbarayizinze bita abazalendo. Zalendo ni ukuvuga ko ni umusivili wumvise ibitekerezo bagizeho ubukangurambaga, arabyumva arabyemera, bamuhereza igikoresho ariyo mbunda. Cya gikoresho bamuhaye ntabwo azi discipline militaire, ntabwo azi kubaka manipulating, bakimwereka umunsi umwe akavuga ati ariko ubwo iki gikoresho bakimpaye cyo guhiga umututsi, cyo guhiga umunyarushuro, guhiga umunyamasisi, guhiga umunyamurenge, guhiga umututsi muri rusange, iwe yatekerezaga ko byoroshye. Wa muntu iyo abyemeye aragenda akabikora, ariko icyo arebwaho n'iki? Amategeko mpuzamahanga aramukubita, kuko yisha umuturage udafite ikibazo, nawe umwishe ni mugenzi wiwe. Icyo cyo kimwe. Icya kabiri, iyo bamubarayizinga abo bantu nta mushahara babagenera. Umukozi ukora nta mushahara bimukurura cyane kwiba no kwangiza. Inka zose abanyamurenge bari batunze ntekereza ko ntazigihaba, 20,000 na bingahe byagiye 30. Ibyo byose byariwe n'abazalendo n'abafatanyabikorwa babo. Abo ngabo ni ukuvuga ngo amategeko byatinda byatebuka, icyaha cya jenoside ntikibona. Mu gihe guca ubwoko bushingiye ku nyoko muntu cyagiye bikunda byanga, uzabibazwa. Za nka watwaye, babakecuru watwikiye mu mazu, abantu wishe nta cyaha bafite, uzabibazwa we muzalendo. Wa muzalendo udafite umushahara ni za nkarya. Wa muzalendo utarize igisirikare azakora ibyaha by'intambara atabizi, itegeko nizamuhana. Ese kugeza kuri ubu ngubu dusanga ko nta ntambara na zimwe za rebellion zakozwe abo bantu, abo batutsi batari kumwe n'abapfurero n'ababembe n'abanyintu n'abahunde. Izo ntambara zose bakoraga z'amahindura amatwara, babikoraga kugira ngo bahindure babeho. Ariko kugeza kuri ubu ngubu none ni konkete y'umuntu. Ese kuhiga umuntu kugeza kuri ubu nta ngaruka bizakugiraho? None izo zizakugiraho za mbere nuko uri mubikora, ubutegetsi buzakuyambura, bavuge ko mwari abaturage. Umenye ko uno munsi za nka wanyaze turakuzi, urazwi n'abantu runaka, mazagukurikira nk'umwendividi, ntabwo bazagukurikira nk'umusirikare wa leta. Nta ndamute nimwe ufite, nta salaire ufite. Mu gihe udafite salaire ukaba utunzwe no kwiba no kwica no kugambanira, icyo gihe watangiye utekereza ko ugiye kurenganura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko uno munsi uzaba victime muri byo. Hari abantu babizi ubushize agastori bavuga ati ubwoko butuye muri Kivu hari ubwoko bwitwa Bashi, bazi ubwenge batajya bemera intambara. Ati intambara igiye kuba, guverineri Abashi baramuhamagaye baramubwira ati ariko nubwo ubizi ntabwo twemera ko intambara iza gusenya ibyo twakoze. Intambara irica igasenya ikangiza. Aravuga ati twebwe Abashi ntabwo twabyemera ko mwadusenyera. Abasenyi tuzi ni abantu b'ifizi, kuko icyo gihe abasirikare bari bahari bavukaga muri Kivu, na guverineri Elakano yara umuntu uvuka muri Sud Kivu ahantu hitwa Fizi. Abantu barababwira ati ntabwo dushaka ko mudusenyera, mugende mujyi wanyu, mwebwe mwamenyereye intambara z'urudaca z'amoko. Uno munsi Bukavu hari intambara yahabereye, ntayo bikuyemo bonyine, kuko bari bazi icyo baproteje. Baravuze ati ntabwo uno munsi twakwemera kuba victime. Ushobora kuwanga kuba victime kuko uza amayeri umuntu agukoresha. Abasirikare bakavuga tukoguya kubundura na Fizi awate. None se ko wanze kurwana i Bukavu uzajya kurwana muri Fizi kubera iki? Kuko abaturage ba Fizi nta dute systematique bagira, nta analysis bagira, ntabwo bashobora kuresista kuri manipulation, baragenda bagakora ibyo bashaka. Abanyapolitiki ko babatumye uno munsi bitakwira ari Kinshasa. Ubwo ari Kinshasa uno munsi hari arungaruka afite, abana be ntibari mu bazungu, hari ikibazo yifitiye. Ariko uno munsi inka zaranyazwe, imihana yaratwiswe,
urusisiro ntazigihaba, ababyeyi batwikiwe mu mazu, ariko uwabikoze w'umuturage wita umuzarene, nkubwire ngo uno munsi itegeko rizagushaka. Uno munsi abana bawe bafite ubuzima bubi, icyaro ni cya kintu, nta modokari iri iwanyu, nta muhanda uriyo, ntaco abana bawe barimo barya, nkubwire ngo tipe etre acteur et victime. Uno munsi ingaruka zizaba kuri wowe. Nagira ngo dukanguke, tubashe kumenya kumva discours politique, tubashe kumenya kubaka inyungu rusange, kandi inyungu rusange z'umuturage nta kindi ni ugushaka ubumwe n'ubwiyunge, ni ugushaka uburyo tubanaho neza, ni ugutekereza ko icyo ugiye gukora ese amategeko ntacyo avuga, ese iki ngiye gukora ejo ntabwo kizankurikira. Ibyo ngibyo twamara kubyumva, tuzubaka Kivu izira amacakubiri, tuzubaka Kivu igengwa n'amategeko, tuzubaka Kivu aho abaturage bibona mu butegetsi kuruta uko bibona mu moko yabo. Nitwabikora gutyo tuzagira iterambere riramba. Murakoze cyane, nijyasesengura, tubategereje muri comment kureba ko hari icyo mwatwungura cyangwa se mwatunganira n'ikindi mwadukosora. Nakagaruka ari kuri Kivu News. Umunsi mwiza.